kubera ko wanze ko turyamana. Umukobwa arambwira ati mbabwize ukuri, njyewe nawe ntabwo tuzi kuryamana tutarakora ubukwe. Ndi umukristo, nawe uri umukristo, mbwira ukuntu ushaka ko njye nawe turyamana tutarakora ubukwe. God, I'm crying. I'm crying for this guy. What? Hi guys, how are you doing? Nzi bose meze neza. So mwana we ndashyushye ntabwo ushobora kubyumva mvuye kwiruka but mwiriwe neza ndetse kumse meze neza. So tugiye muri story time. Actually mwarambwiye ngo yose by'inkuru ngo ntabwo iryoshye, ntabwo ndi bisome ndayivuga nyine but so how are you doing? Nzi bose meze neza. So story time. Ari nyine kuvuga inkuru bikananiye nyine kaba mfite isoni. Noneho I'm so happy kwa kuri munsi nawe n'abapapa n'umumama umwe mukuru n'umupapa mukuru, like I met a lot of people bakuru bari bakurikira stories and ndavuga wow, I love this and I'm so happy about it. So iyi none nize ko muri kunyumva kuko namuguze microphone kugira mwese mujye munyumva, sizi ko nzabigeze kugira mwese munyumve but ngera gusa microphone kugira mwese mujye munyumva. So story time. N'umuntu wanyandikira ngo Didi nizeye ko umeze neza, ndavuga yego meze neza, sinzi impamvu nkunda gutangira gukira kuko nta n'umuntu uba wabimbwiye but here there is a problem and ikibazo cyose mwese kirabareba. So story time ni umukobwa wanyandikira ngo Didi ikibazo kimeze gutya, ndaremerewe, ntabwo nzi icyo gukora, ntabwo nzi ko ngomba kubigenza kubera ko imyaka yose nari maze nkundana n'uyu tipe yahisemo gushaka undi mukobwa, ariko ibibazo sinzi impamvu dukunda kubisubiramo kenshi, sinzi impamvu abantu bakunda kunyandikira ari benshi everyday but akenshi dukunda kubivugaho nyine, sinzi impamvu abantu batigira ku bindi but abantu bose bakora subscribe kuri YouTube channel yanjye, Imana ibahe umugisha, abatarayikora namwe mubikore, mwibuke gukora subscribe before God will. So rero kamubwira ukuntu bimeze. Umukobwa rero yanyandikira ngo Didi sindemereye, nari maze imyaka irenga 7 nkundana n'umuhungu. Uyu muhungu muri make yambwiye okay uko bimaze aravuga ati njyewe ubu twahuriye muri eglise, twahuriye mu rusengero, nibo twakuriye hamwe, twakuriye mu rusengero, twese dusengera muri ADPR, yaba njye yaba we twese dusengera muri ADPR, twese turi abana bo mu rusengero, nta gutya nta yindi, twese turi abana bo mu rusengero. Nakubonye uyu muhungu turakundana igihe kirekire, arambwiye nyine ubu twakuye tukiri abana, turakura, mama niwe kinunga bakomeye 18 turakura. 2022 uyu muhungu arambwira ati so I want us to get married but nubwo ushaka kugira ngo dushakana ariko ntabwo ndi umuntu uriyubaka neza, ntabwo ndabona amafaranga neza but ntabwo propose ukantegereza. Umukobwa arabyemera, umuhungu amutegeka, amaze kumwimita umukobwa yite aramutegereza avuga ati okay I have to wait for you. Noneho mu gihe cyo kumutegereza rero umuhungu nyine ava mu Rwanda ajya mu kindi gihugu, agomba kujya akoramo, aragenda arakora amera neza, ubuzima nyine bumera neza. Umukobwa rero nyine avuga ati nanjye mfite akazi, ntabwo nari materialistic cyane ku buryo nyine kubera bagameze kose njya kubona nkabona umuhungu aneje amafaranga from nowhere, sheri ndagukunda genda witeho gushyira twese dusenga. Rero wamuhamagara kenshi na kenshi ngo dusengane nyine ko akunda gusenga, akamuhamagara ikadusenga. Barakundana rero muri iki gihe cyose 2022 2023 bakiri kumwe. 2023 mu mpera yawo aza kuza ajya iwabo w'umukobwa nyine, actually abanje kujya kwa pasiteri, ajya kwa pasiteri avuga ati njye rero umukobwa wanjye ndamukunda, ndashaka ko tubana nyine, imvuga tuwo mu rusengero, ndashaka ko turakundana, tumaze n'igihe tukundana ariko nyine ndashaka ko tujya ku rundi rwego. Pasiteri amaze ko bambwiye ko bamupropoje, ni gute nyine upropose umukobwa nyine utarabaza pasiteri? Aramubwira ati hoya ntabwo ari ibyo ngibyo, njye nyine nabikoze ko nagomba kugenda kugira mfate umwanya wanjye. Pasiteri nyine araseka aravuga ati okay whatever nta kibazo, mbari ibintu Imana y'umugisha, Imana nyine bonne chance, genda mubijyemo neza nyine byose bimere neza. Barakomeza nyine umuhungu aza kujya iwabo w'umukobwa, amaze kujya iwabo w'umukobwa nyine baratangira nyine iwabo w'umukobwa nyine barabibabwira bati njyewe umukobwa nyine naramukunze. Nyine umuhungu agiye kwera umukobwa aravuga ati njyewe umukobwa nyine naramukunze, ndifuza ko twazabana. Papa aravuga ati nta kibazo rwose, niba ibyo ngibyo nawe ndabisunda, nawe ndabisuka umukobwa wanjye gukunda, niba ushaka muzabana rero no problem, nta kibazo turabyemera. Nyine famille yose irabyemera ko tugomba kubyemera, uko byaba bimeze kose tugomba kubyemera. Famille irabyemera, famille imaze kubyemera nyine bajya mu myitegure y'ubukwe, bari bavuze ko bazabana 2024. Umuhungu aza kumubwira ati rero sheri ndabona njye nkibizeho ukuntu, please nzaza mu kwa 12 mu 2024 but
ntabwo tuzahita dukora ubukwe ko ntabwo ibintu byose yifuza, ntabwo umuhungu aramubwira ati nshaka ko tuzabana n'amaze kubaka, icyo gihe umuhungu ngo ari kubaka ariko ataragira ute inzu itaruzura. Umukobwa aramubwira nta kibazo as long as nyine imyaka tumaze dutegereje umwaka umwe cyangwa ibiri ntabwo yakwitegereza. Umuhungu araza ngo ageze i Kigali rero ngo abwira umukobwa amusanga ahantu yari ari kuba, agenda aramusanga baraganira bisa n'ibindi byabo by'abarokore nk'uko umuhungu aramubwira ati sheri n'ubundi kuri wanjye ko yemeze kose waza nyine tugatrayinga like tukagerageza guhatinga sex then tukareba ko sorry like gukora nyine whatever then jigijigi then tukareba merazi kubivuga ko YouTube abantu menye batazabimenya pe abantu batamenyereye bazankubita angana n'ikibazo tugakora jigijigi tukaba kwa jigijigi then you can continue ibindi byose later. Umukobwa aramubwira ya sheri imyaka ishize utegereje imyaka ingahe ubwo yarashize imyaka 5 dukundana nta kintu dukora kuki ushaka ko tubikora ubu ngubu. Umuhungu batarakara akimara kurakara abwira umukobwa aramubwira ati ngewe niba udashaka kuza ngo dukore bino bintu ninzi ko ubwo standard wabitanze ngo udashaka ko mbimenye ushaka kutrikinga tukabana ukamara ko ukagera mu rugo ukagira ute ngasasanga ntabwo kirigiyeho. Umukobwa aramubwira ati ko sheri ngize ukuri ibyo ni binazo kubeshya narabikoze gusa nanabikubwira ko nanabikoze ngira itarakundana none se ko icyo dushaka gutegereza ko nduwa ko nta bintu nzajya urashaka iki. Urumva arangije umuhungu aramubwatoya umuhungu nyine ugahita nivumbura ati ndakubwizwe ntigeze amuhamagara muri icyo gihe cyose ntigeze amuhamagara ntigeze cyakora ngo yagiye gusura iwabo w'umukobwa nta kintu na kimwe yigeze agira ute nyine akora. Umukobwa arabatsira imeze gute umukobwa nawe haza kumwandikira aramubwira rero twahura tukabonana tukaganira. Umuhungu ngo bwari bucyagenda umuhungu ibaye gisona avuga ati umukobwa ngo fiyanse wanjye tukaba tutarabo nyine bamaze iminsi tuvugana what is this umuhungu barakoranje umukobwa aramubaza aravuga ati ngo ikibazo ubundi urankunda ngo yikunda gukunda. Umuhungu ati ariko ngiye mpamvu utankunda aravuga ati shingiye kuki kubera ko wanze ko turyamana. Umukobwa aravuga ati ngo isikuri ngiye nawe ntabwo tuzi kuryamana tutarakora ubukwe ndi umukristo nawe uri umukristo mbwira ukuntu ushaka ko njye nawe turyamana tutakora ubukwe. Umuhungu aravuga ngo niba ari ibyo ngibyo nta kibazo n'ubu ngiye gusubirayo ngo nta kibazo ngo gukomeza ube hano ngo nta kibazo ngo umuhungu ataravuga ati I'm so sorry ni kamere urumva kumva ko mu bintu mugiye kubana urabona nawe mbwa ngiye ndabikoraho ndashaka kugerageza for the first time this and this and this and this. Umukobwa ati sawa ibyo ngibyo birarangira bimaze kurangira umuhungu afata indege arongera asubira iyo yabaga aragenda. Muri icyo gihe rero muri icyo gihe nyine baba bagikundana batangiye kujya bagira bite bashwana akavuga rero urashaka ko dukora ubukwe byari umuhungu akamwaka ndashaka mu kwa 12 kwa 2025 k'uyu mwaka nyine n'ubu ushize. Umuhungu akamubwira ati sari twabita mu kwa 7 tukabyitisha umuhungu ati ntabwo ndarangiza none bigeraho ngo mu kwa 4 kuri ya mwaka umuhungu aramaze kubaka yanzu rero bipfa umuhungu aravuga ati ngo mu kwa 4 kwa 2024 umuhungu rero yanzu yaje kuyuzuza ngo ninde yagombaga nyine ngo kujya sigira umukobwa kuyimuha amafaranga y'ubukode zose zari zuzuye mu kwa 4 zimaze kuzura umukobwa aramubwira ati none rero inzu zaruzuye ubu can you please get married kuko ni imyaka ishize nayo ndi gukura n'ibiki byose no kubyara bibwije ibyo umuhungu aravuga se kubyara biraguhagakishije renda ko nishaka kubyara. Umukobwa ati uvuze umuhungu aramubwira ati ngiye mba numva mu buzima bwanjye tazashaka indi nyine ngenda kunda abana njye sinkunda abana sinshaka kuzabyara sinzashaka kugira ute kuzagira umwana. Umukobwa ati kakasakaga ibi n'ibiki arangije umuhungu rero aza aravuga ati nta kibazo nshaka ko dukora ubukwe mu kwa 7 nta kibazo nyenze dukora ubukwe bapanga ibintu byose nyine umuhungu araza mu kwa 7 bakora mariage. Bamaze gukora mariage noneho umukobwa nyine muri icyo gihe cyose babana muri urwo rugo uko bakoraga jigijigi whatever nyine for the first time bari koza amaze gukora umutipe ngo mana we for the first time mu ijoro ryabo nyine ryambere ry'ubukwe bwabo. Umukobwa aramubwiye se is it okay tubikoze ko umukobwa ngade bina nifite ubwoba pe nawe nzi ibintu ngiye gukora sinari bigiye kuva naho bigiye guturuka I didn't know anything wambabarira tukazabikora the next time tupara mu gatwara kubeshya imyaka yose ngiye maze ngutegereje kibaza umugara aramubwira ati garama hariya urumva arambwira baby ntabwo ngiye nansi ukuntu bigenda but I knew some things because nari mfite abafite banjye umutipe yagiye hejuru no kissing nothing whatever inside arangize jigijigi umukobwa aravuga ati baby narabaye ku bigo hahandi nahise uwo munsi mpurwa gukora whatever gukora jigijigi
so guys sorry ariko ngo ati njye nahise mbihugwa pe nahise numva mbyanze numva ndabyanze numva ubuzima bwanjye buranze urumva then tukimara kubikora the first night umutipe ahita ambwira ngo ariko wakwereka ngo nk'ibintu uba wimara ukuntu bibishye okay uwakwereka nk'ibintu uba wimara ukuntu bibishye umukobwa aramurera ko mvuze umuhungu agahita aseka ahita agenda ahita abyuka iryo joro the same night ni abandi pe n'undi asinye mu itorero rimwe umutipe aba hanze umutipe agomba kugenda ngo mu kwa cumi yaje mu kwa kabiri yaje mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani mu kwa cyenda mu kwa cumi yagomba kugenda mu kwa cumi umutipe ahita agenda akimara kugenda umukobwa nyine umva aravuga ati nta kundi nyine ubona neza ibintu bibayeho abikimara kubaho ariko umushinga nyine ababaye amaze kubabara ahitandikira Marene arambwa Marene biti ni byiza ese twavugana Marene aramubaza se kubimbajije nyine ambwa Debe ntago mu buzima nyine ambwa ati ngiye mu buzima bwawe ntago nari umukobwa uri seriye atari ko uwo munsi kuntu abajije Marene nyine ntago ari seriye cyangwa kundi ubaza umuntu uri seriye yabajije Marene ati Marene twavugana Marene ahita amubaza se kumbajije uri seriye cyane umeze neza arambwa sheri ntago ameze neza please where are you Marene arambwa ati mu minota 10 ndaba mpageze the same night of their wedding ijoro ry'ubukwe bwabo urumva Marene mu saa 8 gutyo yaraguye muri urwo rugo aramubaza sheri ufite ikihe kibazo arambwa no kugenda simbishoboye umukobwa nyine Marene aramuterura amujyana muri dushe aramukarabya aramaze umugabo wanjye yagiye ntawe uhari yagiye ku munsi wanyu w'ubukwe yego yagiye Marene amujyana muri dushe aramukarabya amaze kumukarabya aramwicaza amaso byagenze gute kuri kuva nyine ngo yaravuye actually yaravuye yaravuye gute amubwiye bibayeho Marene kuvuga ngo ngwanje sheri uyu muhungu mwarakundanye ati ntubizi ko tumara imyaka 7 ati none se urabizi neza ko umuntu washatse ari we wa wundi wo mwakundanye ahambwa kujyana umugabo wanjye this and this ngahita yumva anarakariye Marene arambwa atoke nta kibazo ngereka ntahe wenda tuzavugana n'injute bukeye bwawe ngo bwarakeye umukobwa arabyuka nyine mu rugo urumva ameze nk'umurwaye urumva nyine gukora sex in that jigijigi muri ubwo buryo gukora jigijigi muri ubwo buryo urumva yamara gukora jigijigi muri ubwo buryo urumva for the first time and everything nyine urumva ntiyabura kurwara yarabyutse arihangana aragira arijarajara ajya mu gikoni arateka n'umukozi we aramufasha batenga ibintu umva actually amakado ntabwo yahise yafungura ngo yahise yanga gufungura amakado avuga amakado ndafungura umugabo wanjye nataha ngo nka saa 11 z'umugoroba yagiye kubona umugabo waratashye yambaye ikositime y'ubukwe yambaye nyine ko kundi yavuye mu rugo yambaye niko yagarutse yambaye araza abwira umugore aramubwira sheri meze gute sinimeye ni sawa ati so watetse kiramubwira icyo watetse amwihumurije wo uyu muntu tipa afite iki ifuki ry'inzoga umukobwa se we mu muntu mwazi pe ati se sheri siga nk'inzoga aramureba araseka ati njye ntabwo nk'inzoga ariko nta nzoga ntabwo nzi guhumura ati ntabyo afata ibiryo ahita yicara ararya umugore nyoko kundi yo gutegura n'ibindi byose umuhungu aramubwira ati wategura si byiki ahita ajya amasafuriya kuko ndufite igikoni cyo mu nzu ararura maze kwarura bararya ahita arya aje amubwira ngo none se ngo ushaka urumva samubwiye ko amushaka amusubije hehe mu cyumba nange murumva byakurikiye ati none uwo munsi wo nararize pe naretse ndamubaza se is this how it's done or cyangwa n'ikindi kintu urumva yarabajije ngo se ni uko bikorwa cyangwa n'ikindi kintu umuhungu aramubaza ngo ruswe bikorwa gute aranje umukobwa kwakurira no kubabara umuhungu aramubaza ngo se uri kwirishwa mu biki uri kurizwa why are you crying akamubaza umuhungu aramubaza se ngo uri kwirishwa mu biki wabaye iki ngo niki kibaye mwese ngo ruswe gushaka ari imikino ati Debe nto navuye mu cyo cyumba numva nagagaye numva tazi icyo ngomba gukora ati navuye mu cyumba njya kunywa amazi nabagiye mu amazi urumva
nywa amazi menshi cyane ndarira mpamagaye Marene arambwira ati sheri washatse icara uganirize umugabo wawe yaza ikindi ku munsi wa kabiri wawe mariage bakenda guhamagara umuhungu none ngo yari afite kujya muri honeymoon hehe Dubai umukobwa yanje abaza umutipe aramaze se ngupangire iki ko dufite kujya Dubai ayo muntu ngo umukobwa yari abahaye iki amatike yabishyuye na hoteli umuhungu ahita ambwira ngo yawe nta mpamvu yo kumpakingira ngo njye ntaho ushaka kujya ngo ubuse ngo najyana he n'umugore nawe urushye kuri urwo rwego cyakora rubanda murashaka sorry about this umugore yanjye bararakara amazi se ubwo ngubwo uri kubibwira njyewe kumwe njyewe nkomeze gute njyewe umukobwa ashatse ndi isugi bro urumva ni umukobwa nashatse ndi isugi nta kintu kimwe narinzi umuhungu ahita amubaza ati sinakubwiye ngo nkumenyereze hakiri kare ukanga narakwinginze ngo nkumenyereze hakiri kare uranga ngo none igihe cyanjye nakagombye kuba ndi gukora uko nishimye ngo ni ibindi biri kumenyereza ibintu by'amafuti gusa yaza kuvuga ngo umugabo avuga ngo urongura amafuti ya bro umukobwa yanjye aramaze se hani muntu gute imbuto utazajya Dubai ubuza bizagenda gute anze aramubwira ngo uzagende wenyine umukobwa nkagira ngo ni bwaki umukobwa apanga amavarisi yiwe apanga y'umugabo wiwe ibintu byose ngo kuba yabahaye nyine umuntu wose amenye umukobwa yabahaye tike za Dubai za 2 weeks na hoteli ni cyose abishyura ibyumweru bibiri za Dubai umukobwa arangije aramubwira ngo cyose tukagenda umuhungu aranga amaze kwanga umukobwa afata tike yiwe arijyana ajya Dubai amara ibyumweru ati muri ibyo byumweru bibiri amaze Dubai nta mugabo ndi iruhande kuko yari amaze icyumweru bashakanye urumva icyumweru cyose nyine ngo yari amaze ashatse ati nicyo cyumweru cya mbere nari maze nicuza mu buzima bwanjye byatumye nshaka uwo mugabo mbwira amagambo mabi atumbye ino ngo yiza uko yambwira Debbie nyine nambwira Debbie urabona ukuntu ngana urabona ukuntu ni bishi nanjye niko ngana umutima agenda ngo ngana ariko ati umuhungu mbwira ngo ngana n'inguru ariho tukibana nta kintu kimwe twize dupfa akambwira ati akambwira ngo cyakora ngo singuza usuye mu kazi ngo nuko ngo nyine nzabasize ingurube mu nzu yanjye ngo naho ubundi mwaje umukobwa ngo nishimwe nawe maje se wigeze unkunda have you ever loved me umutipe aramubwira ati naragukunze ariko ubu ngubu bwose n'ubu ngubu reka ntabwo nkwanga nawe ubu ngubu ndagukunda umukobwa ya Dubai management ngo yishimye umunsi wo gutaha ngo yararize ararira kuko waje Dubai akagerwa nyine agenda ku mazi nyine kuri beach kuri hoteli bakava ngaho akagera muri nyine ubuzima buri aho ngaho bwa byumweru bishize arataha amaze gutaha araza asanga nyine umugabo we mu rugo aramugabo arangije uwo munsi yageze mu rugo yasanze famiye yiwe iy'umukobwa iy'umuhungu marene pare bari mu rugo bamutegereje uzi gutaha nyine ubundi umukobwa ngo yaravuga ati njye numvaga nakiteranye iwacu ati ariko naragize ikibazo agatima iwacu no banyica twabarokoye nigeze nageze i Kigali bitamva ku kigo cy'indege nageze mu rugo asanga famiye yose yateranye umutipe arabicaje yicayemo hagati ari kurira ati mwambaye umugore w'ikirara no izo tike actually kamwe izo tike bari bamuhaye yazihawe n'umupapa wo muri famiye urumva n'umugabo umwe nyine bari muri famiye niba umukobwa yahoze ari boss we simbizi nyine mu kintu bapfanaga ariko nyine bari inshuti uwo mukobwa noneho niwe bigamira turi umugabo waduhaye tike niwe bajyanye bararyamana umuhungu yavuze koko iwabo umukobwa wese ngo wahise yarinjiye papa arambwira ati nta soni icyumweru kimwe mu rugo wisubikirara ubaye umugore w'inzererezi yirirwa ugenda utaye umugabo mu Rwanda wanze kujya none umutipe aragera abeshya ngo niwe wanze kubajyana umugabo nyine umutipe aravuga ati umugore yanze ko tujyana ngo azijyana ngo ntago ashaka inyuma ye urumva iwabo ati ariko nta soni wanze kujyana n'umugabo wawe muri harimo umusizi Kigali aravuga ati se ma nari kumusiga Kigali iyi tike yiwe yapfuye ubusa none si tike bari bayiduhaye ngo tuye turimo tuzireba umukobwa we baravuga ati wowe uri umusazi uri ikiraro waye kirara mama wanjye aravuga ati ariko bitewe n'ukuntu umwana wanjye muzi ati mwana wawe kutujyana ku ruhande mama amushyira ku ruhande umwana akubwira nyine ibya jigijigi byose isoni ziramwica nyine agira isoni zo kumubwira ibintu mubaho nyine mu rugo rwe muri jigijigi ibintu agira isoni zo kubivuga amaze kugira isoni zo kubivuga mama aramubwira ati sasa rero niba ntakirega umugabo urumva
arambwira ati ngiye mu cyo murega, ambwira amagambo mabi, anyandikira ama message mabi, n'amasaje yereka mama we. Mama we arambwira ati rero uyu muhungu mwarakundanye igihe kirekire, imyaka 5, 7 ishize, ni imyaka myinshi mukundana, cyangwa wicare muze tumva ngo baraganira, ngo baba baraje ngo baravuga ngo kababunge, baranabasenya bari kunsengera, umutipe ngahita apfukama imbere y'umugore arambwira ati mugore wanjye ndagukunda, ni wowe mugore mwiza wo kuri iyi si, mbabarira ntuzongere kunkora bino bintu, numva agiye kwiyahura. Umva ngo umuhungu ararira, ngo ararira, umukobwa aramubwira umutipe tumaze ibyumweru 3 tubana gutya, this drama, iyi drama zimaze ibyumweru 3, ibi ni ibiki? Urumva ngo ababyeyi bakimara kugenda, umuhungu uriya muhungu wari kurira n'ibiki byose biri kugira gutya, yahise yongera abasu abundi muntu. Umukobwa aravuga umubonye wese amazina hose ibabwiye papa kujya kundega muri famiye kuri no rwego, nakubwiye ngo tugende ukanga. Wahita ngo umuhungu ngahita avuga ngo rega ngo ngomba kubanza kwigarurira famiye yawe, ngo namara kwigarurira ngo nkazagukora icyo ushaka cyose, ngo icyo nifuza cyose wowe ngo nzakubumba, ngo wabona wibumba, ngo ibikorwa cyakora Mana, ibikorwa yaramamagaye numva nabi, ati wowe ibumba urarizi, nzakubumba nkubumbe nguforme nk'uko ngushaka, iki kindi wo mu gihugu wawe ngo nako singushaka, please genda kubimuka. Umugore ubyutse nkawe ntaho namujyana, sinamugeza mu gihugu ntemo bajya bakuyungura, so I don't like. Ati ikindi ushaka amavuta witukuza use neza. Umukobwa ati atariko duswe nyine mukisi uzitorero nsengera mu ngiye nitukuza. Umukobwa aravuga ati ntabwo ndi igikara pe, ndi umukobwa w'imiliyoni mu hagati na hagati, sinabwa ngo ndi n'igikara n'umuntu ndi n'inzobe mukora. Atari ko ati umuhungu atashaka umuhungu w'inzobe. Umukobwa atuvuze umva ati muri aya mezi yose yamaze aho ngaho, tinumvaga ngiye gusa. Ati mbere yo kwagenda aho gato urumva muri tero kunamukora nyine ubwo nambwa ibyo ngiye byo gukora nyine ibyo ntakoraga bya jigijigi nagezo ndarabimenye, numva ntacyo bitwaye, akabikora nkumva ntacyo bitwaye, nkumva nta n'ikintu bimbwiye. Urumva rero muri minsi mu minsi ya nyuma ajya kugenda, umutipe yarambwiye najya kugenda asiga ameze nk'umuntu nari ndwaye icyo gihe, numvaga naniwe, numva arwaye, numva ntazi ukuntu meze. Njya kwa muganga basanga ngize basanga ndatwite. Uwo mutipe yagomba ngabaraga nk'icyumweru ndagenda, nabaze kugenda twite, nabatashye nishimye, nzi ngo basi ndamukamubwiye ngo ndatwite, arishimye. Ageze mu rugo umutipe nyine ngaramubwira ati sasa ngewe ndatwite, muhonye namubwiye umuhungu atamubwira ati ariko narakubwiye ko njye nta bana nshaka, watwise ari ndi bikubwiye. Umukobwa atuvuze uvuze gute? Ntabwo ari undara hejuru wirirwa hejuru nkaho ndi ipfunda yawe, none si ibyo ngibyo uri gukora uba wibaza ko bizavamo. Umuhungu aramubwira ati never, I don't care, njye nta mwana nshaka, most especially umwana uturutse kuri wowe, I don't want, nta mwana wawe nshaka. Umukobwa aravuga ati uvuze njye nawe twimanye ibyo avuga byose. Umuhungu ati uzayikuramo. Umukobwa ati ntawe nzakuramo. Uzayikuramo. Umukobwa ati ntawe nzakuramo. Umuhungu ahita agenda ava mu rugo ajya muri hoteli. Icyo cyumweru cyose yagiye agomba kumara hano mu Rwanda, yakimeze aho ngaho. Umukobwa amuhamagara yirirwa amwiginga ati ngaho ngwino nzayikuramo ikintu cyose. Umuhungu agakorwa arenda agenda. Umukobwa rero nyine ngo aba muri ubwo buzima nyine umutipe ngo agera hano naramuproka. Iyo nyine kuba kubroka n'umugabo mwakundanye imyaka 7, urumva mukabana mugaba hanze ari umugabo wawe mu mategeko y'u Rwanda hano hose yarakubrotse. So people are going through things. Abantu bajya cyangwa abantu muca muri byinshi nk'abana, usibye ko njye rwose noneho wabigeze mujye mu bikuru nziza z'ingo nziza n'iz'umuntu ne ingo mbi I don't like. Anyway dukomeze. Urumva umukobwa rero aba muri ubwo buzima ati baby ngiye gutuma twite ndatwite inda inagaragara, inda ntago nyine ntago ari cyane ariko iragaragara. Yambwiye ati nifite inda igiye kuza amezi 4. Niko yambwiye mfite inda igiye kuza amezi 4. Ati rero ati ko icyo cyose ndabwira n'umugabo wawe, ati ejo bundi umukobwa rero ikibazo afite ejo bundi umugore we ari mu rugo ati njye nta kibazo mfite inzu ebyiri yansigeze bakodesha baranyishyura, urumva mfite iyo nzu mbamo ifite iki nyine ni twin
iyo ku ruhande bamwe undi muntu ngiye nkaba mu ya hano n'umugabo n'izo zindi yasigiye nazo nkodesha nta kibazo kuva icyo gihe kuva mu kwa cumi sindavugana n'umugabo wanjye situravugana urumva aha rero ejo bundi rero ati njye kubona mbona nimero yo mu cya gihugu nyine umugabo wanjye urimo irampamagaye nambanze kwanga kuyitaba kuko numvaga nyine ari we ariko numva nyine ntibabaye afite n'amagambo yo kumubwira ngiye kubona mbona iyo porofile y'umugore w'umuzungukazi mba ngize ute mba ndayirebye maze kuyireba ndayihamagara ngo irambwira hello hi how are you I'm fine who is this umugore ati actually who is this why are you calling me and why are you asking njye ndinde ahita ambwira oh so sorry I want to ask you are you uyu nguyu n'uyu yarambwira amazina yitwa gutya gutya ati none se umugabo witwa gutya gutya uramuzi arambwira umugabo ati that's my husband but maze iminsi myinshi ntamubona ahita ambwira oh he's also my husband nanjye ni umugabo wanjye arambwira umugabo how this and this arambwira ati iwawe se barakuzi arambwira ati iwabo ati yeah we got married twashakanye hano ibintu nk'ibyo ngibyo noneho dufitanye abana babiri we have 2 kids together dufitanye abana babiri urumva rero umuntu wambwiye ko ari mariye mu Rwanda ni umukobwa aturutse aho ngaho mu Rwanda ukuzi neza urumva so nashaka kumenya niba ari ukuri arambwira yes twarashakanye umwaka ushize nyine twarabanaga yagushatse gute arambwira ati ntabwo biza ariko yaramburose ntabwo tukivugana yamburutse ko nari ntwite umukobwa mwanga ati numvishe umubiri mvuyeho numva ubuzima bwanjye bwose buragurutse urumva umugore w'umuzungukazi aramara se muri se mufitanye umwana umukobwa ambwiye ko uwo muntu ushaka ko mfite umwana arambwira ati oya nta mwana turagirana ati ariko ndatwite nyine inda ikiri nto ifite amezi 3 yenda kuza amezi 4 ndatwite uwo muzungukazi aramwira okay that's what I wanted to know thank you so much wakoze kunyumva ni byinshi nshaka kubaza noneho uwo mugoroba ngo rero akibara kuvuga na Yesu ndarwaye ahamagara marene wiwe ahamagara na mama wiwe abimubwira mama we ahamagara papa we ahamagara papa w'umuhungu barabumva nyine barasaze bose ngo baza kureba umukobwa aramaze imeze gute umukobwa babiri byose from day one kugeza uyu munsi arangize ngo ukiye bwaho rero wa mutipa itagira ute ahitamo brokora abo brokora aramuhamagara ambwira ati niko wasano ngo nuko atangiye yewe ngo niko wasano nta soni kujya kunteranya n'umugore wanjye nkunda we kuko numvaga ngo ufite idere kwa ko twatumaye igihe kinini wowe ntabwo nigeze ngukunda singukunda I don't love you at all ntabwo ngukunda bene segonda ati niyo mitungo yanjye ndashaka kuzayiturumbuka mukayivamo ukagenda ugasubira iwanyu kwa baba wawe n'uwo mugabo wagutenda ukaza ukamuvuga njye sinkukunda urabona ukuntu usenyeye urabona utansenyeye ubuzima bwanjye ibyangombwa byanjye umukobwa avuga ati bebe ndikugisha inama ko sinzi icyo gukora ndumva ngiye gusara ndumva ubwonko bugiye kumvaho ndumva neza ndakubwiye ngo ubuzima bwanjye buri mu marembera bari mu mazi abiri Jesus, God, I'm crying for this guy. What? So, abahungu bameze gutyo may the thunder fire you abahungu may the nta soni imyaka irindwi ukajya ufite umuntu ukamukorera jigijigi at that level uyu mukobwa ndumva ava no muri famille nzima you men Imana igira ababaza ibaze nyine ko uri umwade pero bakora ibyo rero nase muri umwade pero bakora ibyo abasilamu bazakora abasilamu bakora bajyana n'imico myiza abantu batagira idini bazakora iki Imana ireza batunga niyo kintu nabasabye so guys please don't forget to share subscribe tell a friend to tell a friend ko ndi hano kuko this is ntago mbyumva nawe ndabe ugafata umuntu ukamutenda mumara imyaka 7 mukundana ukamujugunya ukamubuka because she's pregnant umwana nakoze n'ubukwe you guys Imana wa musore w'umusumi izakwasanira muri icyo gihugu bamo anyway murakoze cyane abantu bose mwarebye ino story I love you so much abantu mwihanganye ari ukuntu nyine cyangwa abantu mwemba uko ndi coding every day
batungu kuva ndikodinze. I'm so happy and please subscribe, okay?